njye mba ngomba kubaho, niyo gahunda yanjye, nta gahunda yo gupfa ngira. Mugenere message. Njye ni kubimugenera ndakurwanya cyane, ufite ingengabitekerezo ndakurwanya cyane nivuye inyuma. Ndakurwanya kuko ntago nategeje uzongera untemesha iryo jambo, ndagusubiza kandi ndanakurwanya. Ikintu namenye nuko abantu nyine abantu bashobora guhinduka bakica abantu mwari muturanye. Namenye ko ntago watekereza nk'uyu munsi urubyiruko ko ruhari uyu munsi umuntu ashobora kwica padiri, ari umuha akica maseri, ari akica abakristo, akica mwarimu, akica umunyamakuru, akica umukinnyi akunda, akica umuganga, akica umwamikazi w'igihugu, akica inka, akica umwana, akica uruhinja. Muraho mumeze gute? Reka nizere ko mumeze neza ahantu hose muherereye. Amazina yanjye nitwa Uwababyeyi Sonia Lola. Aka kanya u Rwanda n'isi yose ruri kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Turi urubyiruko, ngiyewe ku giti cyanjye Jenoside yabaye ntahari, ari nayo mpamvu byanteye ishyaka nkavuga ati reka nshake umuntu Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye ahari ariho akareba buri kintu cyose cyahabereye, cyane ko kandi usibye no kuba yarahari muri icyo gihe mu ndirimbo ze nyinshi zitandukanye agenda ashyira hanze humvikanamo ndetse hakanagaragaramo bimwe mu bihe byabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nta wundi rero nk'uko muri kubibona uyu munsi sindi njyenyine, ndi kumwe na Eric Senderi. Yes. Uraho neza? Muraho. Amakuru? Yes. Ego. Twibuke twiyubaka. Eric Senderi uri umuhanzi, ku giti cyanjye nakumenye kubera indirimbo zo kwibuka, by'umwihariko muri iki gihe cy'icyunamo cyane usanga aribwo abantu benshi bakunda kuziplayinga. Ese koko mu gihe cya Jenoside wari uriho? Yes, nari ndiho. Nari mfite imyaka 16. Imyaka 16. Ni ukuvuga ko hari ibintu byinshi byakunyuze mu maso bishobora kuba biteye ubwoba cyangwa se bishobora kuba of course binababaje. Yes. Ni gute aka kanya hashize imyaka 31? Ese ni urugendo ruba rworoshye kugira ngo ibyo bitekerezo, abenshi barwara depression, trauma za hato na hato, ese ni urugendo rumeze gute kuba ibyo bitekerezo wabireka ntibigutware cyangwa se ngo bikuyobore mu nzira zitandukanye zishobora kuba zitari na nziza? Icyambere no ndasuhuza abantu badukurikiye haba hano mu Rwanda no hanze muri diaspora y'Abanyarwanda. Ndahumuriza abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, kandi ndahumuriza n'Abanyarwanda muri rusange. Iyi minsi turi kwibuka 7 ndetse n'iminsi 100 Jenoside yakorewe Abatutsi yahagaritswe na RPF inkotanyi zihagaritse. Muzi ko turangije kwibuka iminsi 100 hahita hajyamo kwibohora kw'Abanyarwanda. Rero ndabihanganisha. Rero ikibazo warumbajije kirakomeye, bisaba kudaheranwa n'ako gahinda, kudaheranwa cyane cyane ko umuntu afite iyo mpano kugira ngo ifashe abandi, kandi ukabikora wumva ko ari ibyawe cyangwa se ufite ku mutima. Abahanzi ni benshi ariko harabahitamo kutaririmba kuri izo ndirimbo. Rero igihe nahisemo kuririmba izo ndirimbo zo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, mpitamo no kuririmba indirimbo z'uburere mboneragihugu, cyane cyane ko harimo n'abahanzi baririmbye mbere ya Jenoside bagakora indirimbo zishishikariza abantu kwica Abatutsi. Noneho hakaba n'izo nakoze rero igihe na bagenzi banjye nasanzemo zigarura Abanyarwanda mu buzima bahuye na Jenoside. Hari n'abantu bari bahungutse kubera amateka ya 59 ko yagiye kurikirana, nabwo batabonye Jenoside. Izo ndirimbo zabafasha iki kumenya ayo mateka ko bari badahari? Ese uwakoze Jenoside cyangwa se umuryango we, ese yabonye izo ndirimbo yumva ko umuntu we yakoze Jenoside yahemukiye Abanyarwanda, nazo izo ndirimbo zikamwibutsa
ariko ntiduheranwe n'agahinda. Izo ndirimbo rero nkashyira muri zo z'uburere mboneragihugu n'izindi zisanzwe, ariko mu by'ukuri izo ndirimbo zo kwibuka ni indirimbo zirimo ubudaheranwa nyine zifasha abantu mu buryo butandukanye muri iyi minsi yo kwibuka. Ntabwo byari ibihe byoroshye, haba ku bari bakiri bato ndetse n'abakuru muri rusange, abanyarwanda muri rusange. Ese wenda dukomeje kuri icyo kintu cy'indirimbo, ese jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yaba ari cyo kintu cyagufunguriye inzira cyangwa se cyatumye wumva ugomba kwinjira mu muziki ukavuga uti ngiye kuririmba indirimbo zijyanye na jenoside? Oya, n'ubusanzwe yewe mbere ya jenoside niga mvuka mu karere ka Kirehe mu murenge wa Nyarubuye mu cyahoze cyitwa komine Rusumo. N'ubusanzwe mbere ya jenoside ngiye nararirimbaga, hari abantu twaririmbanaga. Wari wavuze ko watangiye kuririmba, watangiye jenoside yabaye ifite imyaka 16. Niga muri primaire nigagaho twigeze gusohokera superefegiture yacu ya Kirehe tuza Kigali kuririmba. Nari kumwe n'abandi bagenzi banjye, ariko harimo umwe wishwe na jenoside ariko undi arahari, ubu ni umudokiteri yitwa Fides. Ubu twarimbanaga yishwe muri jenoside yitwa Ntwarane. Twaje nayo i Kigali muri competition yari yahuje ama superefegiture yari ya Kirehe iza guhura n'indi ya Kanazi na Muhura ndetse na Rwerere. Icyo gihe tuba ba kabiri. Urumva ko na kera twaririmbaga mbere turi muri primaire. Ubwo nk'umuziki utangiye nko ku myaka 13 14? Sinibuka, ariko ni muri cyo twiga muri primaire mu mwaka wa 4 wa 5. Ese ni ikihe kintu hari imiziki myinshi, hari indirimbo zitandukanye abantu bashobora kuba baririmba, kubera iki sende bavuze uti njyewe ngiye kuririmba indirimbo zijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994? Indirimbo naririmbye mu by'ukuri zo kwibuka nuko nagiye mbona ibice bimwe byiciyemo abatutsi, turya nk'Iburasirazuba, mu Majyepfo, mu mujyi wa Kigali, mu Burengerazuba. Avuga ngo ku mpano mfite ni kuki ntaririmba indirimbo zafasha uwarokotse jenoside zikamuhumuriza. Noneho ntanaheranwe n'agahinda nkaririmba n'izindi ndirimbo zifite uburere mboneragihugu. Nkeka ko umuntu wese uca mu itorero ry'igihugu mu ngando, urubyiruko kenshi runyura ku ndirimbo zanjye. Harimo nyinshi zivuga ibyo u Rwanda rwagezeho, zivuga kwibohora kw'abanyarwanda, za ndirimbo nyinshi. Rero ntabwo nahisemo kuririmba iz'icyunamo gusa, izo kwibuka gusa, ndetse n'iz'urukundo ndaziririmba. Mfite mu buzima busanzwe ntunzwe no kuririmba, nta kindi nkora, kandi ntabwo nkora ndirimbo izo kwibuka. So rero narazihuje, niryo tandukaniro ryanjye n'abandi bahanzi. Ndirimba indirimbo zo kwibuka zigahumuriza abanyarwanda, nkaririmba izo gukunda igihugu, nkaririmba iz'urukundo, nkaririmba iz'amakipe. Mu gihe abandi usanga baririmba ku rukundo gusa, cyangwa se baririmba kuri jenoside gusa, usanga ahandi hose batariyo. Rero niyo karite numva mfite yo kuririmba ibihangano bitandukanye, ariko hakaba ibihumuriza abanyarwanda, zibashyira muri gahunda nyuma y'ubuzima turimo bwo kwibuka. Ese nyuma yaho aririmba izihe? Ntekereza ko iyo ugiye mu mirenge yose, mu turere twose, usanga indirimbo zanjye bazicuranga. Ni n'ibintu by'agaciro, kuko uri umwe mu bahanzi nzi muri gahunda za leta usanga ntabwo wabura muri 3 ba mbere bahamagarwa. Ni n'ibintu by'agaciro. Saba discipline, ni discipline ndende. Nta kuntu waba warokotse jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se ufite n'izo ndirimbo ngo ujye ibyo bikorwa twubatse ujye kubitesha agaciro, ujye mu nzoga, ujye mu bintu bidasobanutse. Ntekereza ko ugomba kurinda rero ibyo, ukagira discipline, ukavuga ko hari abantu babanjirije, nanjye nifuza kuba nk'abo kandi bahari. So rero ndacyari hasi, rero ngomba gukora cyane. Ibyo byose udafite discipline ntabwo wabikora. Wenda nkubaza ikibazo kimwe tukava ku bijyanye n'umuziki wawe gusa, dushobora no kubigarukaho nyuma. Ubu ngubu kugeza ubu ngubu umaze nko gukora indirimbo zingana gute zijyanye no kwibuka? Ku ndirimbo zo kwibuka ndumva nk'iyo nakoze muri kwibuka ku nshuro 31 ari indirimbo 37.
uracyanakora neza ndacyari hasi hari ibintu ntararirimbaho ukurikije uburyo abatutsi bishwemo ku ndirimbo zo kwibuka hari aho tutarageza. wumva ko nibishoboka uzakomeza ukavuga amateka yo muri kiriya gihe? Ntabwo wanga ingero use nk'umuntu nk'uwishwe muri jenoside cyangwa se uwagiye ahunga akaribwa n'inyamaswa z'inkazi, wumva nta muntu nturamuririmbaho. Abantu bagiye mu Kagera bishwe bakanagwa mu Kagera, umuntu ingona yariye imugejeje, ese y'amazi amugejeje amutwara. Ubwo ayo niyo gahunda nshaka kuzakomeza kuririmbaho. Ese abantu batawe mu misarani ntibanaboneke, ese abantu baguye ku gasozi ku gasi byarangiye bite? Cya gisiga bya za nkongoro zabariye se ziracyariho, ese zarapfuye, ese aho zapfiriyeho n'ubwo butaka buracyari ubwacu ntabwo tuzi aho ziri. Ese umuntu imbwa yariye, abantu imbwa zagiye zirya, ese ziracyariho? Ese amaherezo yazo byagenze bite? Ibyo bintu, hari ibintu byinshi byo kuririmbaho bitararirimbwaho kuri jenoside yakorewe abatutsi, nta naho biragera. Rero urubyiruko ntekereza ko turi gukura, bagomba kujya muri icyo cyiciro cyo kuririmba ku bihangano bivuga kwibuka bigahumuriza. Nimba jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yaremejwe n'isi yose ndetse hakajyaho n'umunsi wo kuyibuka ku isi yose bitari u Rwanda gusa, ni gute urubyiruko rugomba kumenya ko rugomba kurinda ibyo bintu isi yemeye, kubirinda ayo mateka bakayagumana kandi bakayerekana mu buryo bwagutse mu bitabo. Ati ni ikintu kinini, hari abashushanya, hari abaririmba, mbese hari uburyo bwo kuyivugaho. Tugaruke muri kiriya gihe, muri uwo mwaka w'1994 ukimara kubona ko jenoside iri kuba kandi ikomeye, urumva ntabwo uzi nimba ushobora kurokoka cyangwa se ushobora kubigenderamo. Ese wari ufite ubwoba cyangwa wari ufite icyizere cy'uko ushobora kurokoka? Buriya rero ntabwo bangengira nk'ubu hari ikintu cyatwara n'abantu sinkifuza, njye mba ngomba kubaho, niyo gahunda yanjye. Nta gahunda yo gupfa ngira ntayo. Ni ukuvuga ngo ni ku mutima wanjye uteye, nta gahunda yo kuvuga ngo ndagira ubwoba ngo iki n'iki ni oya, mba ngomba kubaho. Gahunda yanjye ni ukubaho, nta kintu kigomba kuguhagarika kubaho. Reka ngomba no kubirwanira nkanabiharanira bya hatari. Unyibukije ijambo umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame aherutse kuvuga ati tugomba kurwana, tugomba guhaguruka tukarwana. Ibyo ni ngombwa. Ese muri kiriya gihe, aka kanya turi muri 2025, hari ikintu uba wumva agombaga gukora ntiwagikora muri kiriya gihe? Uvuga ati ntacyo, kubera ko icyo ntakoze nuko nta bushobozi nari mfite. Ntabwo narogereta. Nta nubwo uvuga ati wenda nsubiyeyo ririya tafari ryaguye nari kuri ahandi hantu. Buriya isi ukuntu iteye ugendana nayo ugacunganwa nayo, iyo igusize urasigara urapfa. Rero ugiye gucunganwa nayo muri ya disipurine, ukagira umutima mwiza, ugakunda abantu kandi ukabaho ntawe ubangamiye. Ugakunda igihugu cyawe ukagikorera, ugatanga umusanzu wawe ku gihugu, ku buryo utavuga ngo kuki ntabikoze. Iryo jambo singenda igira, ibyanze nuko mba ntabifite. Hari abantu wenda b'inshuti zawe cyangwa se muri famiye baba barabigendeye mu cyago? Yes, harimo barumuna banjye babiri n'ababyeyi n'inshuti zo twari duturanye. Hari imiryango yazimye, hari abaturanyi, hari n'abantu benshi twari duturanye. Umusozi w'iwacu Nyarubuye wari umusozi kuko urwibutso rw'iwacu kubera abantu baturutse impande n'impande bakahahungira, hashyingwa abantu barenga 60,000. Urumva ni benshi cyane.
urumva rero abo bantu benshi nari mbazi, yenda bakuru sinari mbazi, ariko abo mu kigero cyanjye nari mbazi. Muri kiriya gihe hari memory iyo ubyutse cyangwa se uri gukora ikintu runaka ikugaruka mu mutwe ukumva urababaye kurenza iyindi, utajya upfa kwibagirwa kurenza iyindi? Icya mbere ntabwo duheranwa n'agahinda, tugomba kumenya ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye. Niyo mpamvu insanganyamatsiko ya buri gihe mbona isigaye ibaho kenshi ni ukwibuka, ariko tukaniyubaka. So rero ntekereza ko hari ukuntu ariko uvuga ati nta kindi wabirenzaho, ugomba kumenya ko abantu ni ukumenya ngo uhita utekereza aba bantu bishwe muri jenoside, ntunabitindeho cyane, ukazabiha umwanya wabyo wo kwibuka. Muri ya minsi 7 igihugu cyagennye n'isi ikagena, kuvuga ngo ya minsi 7 nzabibuka, mfatanye n'abandi mu gihugu hose nibuke, mfatanye n'isi yose nibuke, ukabiha uwo mwanya nyuma yo kwibuka muri ya minsi 100, ugakora akazi kugira ngo ubeho, kandi kugira ngo kuko wasigaye ugomba nyine kuvuga ngo narasigaye kugira ngo mbeho nyine, kandi mpesha agaciro umuryango. Jenoside noneho yakorewe abatutsi mu 1994 yakwigishije iki? Ni irihe somo wayikuyemo? Isomo narikuyemo ni uko namenye abantu. Ikintu namenye ni uko abantu nyine nta bantu bashobora guhinduka bakica abantu mwari muturanye. Namenye yuko ntabwo watekereza nk'uyu munsi urubyiruko ko uhari uyu munsi umuntu ashobora kwica padiri, ari umuha akica maseri, ari akica abakristo, akica mwarimu, akica umunyamakuru, akica umukinnyi akunda, akica umuganga, akica umwamikazi w'igihugu, akica inka, akica umwana, akica uruhinja. Ibyo rero ni ukureba uburyo mu binyejana bizakurikira isi ibintu bizongera kubaho. Yenda naho biri kuba hafi hano tubona mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo, abantu bagenda bavuga ngo turica abatutsi, urabona ko bigihari, ariko se mu binyejana bizaza bizakomeza. Rero ibyo binyejana no kubirinda, akagiye abaho abantu bagomba kubirwanira kugira ngo bihagarare ntibizakomeze. Ubwo se jenoside yaba yarakwigishije kutizera abantu? Nacyo yarakinyigishije, ariko inyigisha none ko habaho ikintu cyo kugira ubumwe. Nubwo abantu bishe, ariko ugomba no gutekereza ku kibyabaye. Ntabwo bivuze kutizera, ahubwo bivuze n'iki cyari cyabaye. Ni ubuyobozi bubi, ariko ubuyobozi buhari uyu munsi bwiza ni ubuyobozi buha abanyarwanda amahirwe yo kuba umwe, bakabona ko n'ubu ngubu urabona ko hari abantu bemeye icyaha bakanafungurwa. Uwafunguwe yageze hanze ntekereza ko aribo bari kuvunika cyane. Kuki ibintu nabikoze? Kuki nabikoze? Umwana ukomoka k'uwo muryango, kuki ababyeyi bacu babikoze? Hari habaye iki? Ntekereza ko leta y'ubumwe icyo yakoze ni uguhuza, ishyira ingufu mu rubyiruko. Bariya bahuye na jenoside bo barabizi ko yabagizeho ingaruka mbi, aba bakoze jenoside, ariko urubyiruko ruriga ko ingengabitekerezo igabanuka, iva mu rubyiruko ikava mu muryango, urubyiruko bakaba umwe. Uvuze icyo kintu kimwe ibibazo bibiri hari napanze, ariko nabyo ndabikubaza. Umuntu agusubije muri kiriya gihe ntabwo cyakunda. Okay. Iyo uza kuba ufite amahirwe yo kuba uri mu Nkotanyi, wari kujyamo cyangwa wari urimo? Icyo tukireke. Okay. Ni ikihe kintu ubona nk'ibintu bitatu ubona leta y'u Rwanda aka kanya yashyizemo imbaraga cyane kugira ngo ari amateka atazisubira? Yashyize ingufu mu rubyiruko, ishyira ingufu mu rubyiruko. Usanga aho bigisha ubumwe bw'abanyarwanda, usanga aho icyitwa menya amateka yawe. Kiriya kintu ni ikintu gikomeye. Ndi umunyarwanda, ntabwo ndi umuhutu, sindi umututsi. Kiriya kintu ni ikintu kinini. Rero nicyo kintu numva leta yashyizemo ingufu, kandi mu by'ukuri kizatanga umusaruro mu binyejana bizaza. Ugiye gutekereza
nshobora kukubaza ariko se ku Rwanda rwabayeho kera cyane abantu bagiye barwagura bakanarurema babaye barapfuye, ariko bapfuye barwanira igihugu baracyagura, niyo mpamvu turiho. Ese mu myaka 100 abo bantu bariho uru wa kanaka abo bantu bose barapfuye, ariko bya binyejana bizadukurikira bizasanga iki? Bizasanga jenoside yakorewe abatutsi. Ariko se nyuma yaho ni bande bagize uruhare none kugira ngo itazongera kuba message yagenze? Hari abahanzi baririmbye kugira ngo bahumurize abo bantu, abo bahanzi. Hari abayobozi urwo ruhererekana, hari urubyiruko kenshi muri jenoside usanga rwo rwibanzeho cyane kuyikora, ariko hari n'abantu bayihagaritse nabo bari urubyiruko barayihagarika, ndavuga inkotanyi. Rero urwo ruhererekane rw'ibyo binyejana bizakurikira kugira ngo hari ukuntu ushobora kuba ndi gukora itangazamakuru aka kanya, gukora itangazamakuru bitewe n'ibyo mboneramo nkavuga ndi kwiyumvamo spirit yo guhanga ibintu bijyanye n'itangazamakuru. Ni ryari Senderi yamenye ko agomba mu ndirimbo ahanga agomba gushyiramo n'ikintu cyo kwibuka? Ni ryari wiyumvishemo ko mu nganzo yawe igomba kwiyongera, hagomba kwiyongeramo indirimbo zo kwibuka? Ngiye kureba ku mateka y'indirimbo zanjye, nyine nagiye indirimbo zanjye nazirimbye muri 2001 nzijyana kuri Radio Rwanda. Rwanda abandi twasanze baziririmba harimo nka Nyiranyamibwa, ariya muvyeyi Nyiranyamibwa, Mariya Yohana, nahasanze ba Masamba numvaga aririmba, ubundi witwa Karimu nari ntarababona, nkumva Mibirizi. Ndavuga nanjye ngiye kuririmba kuri izi ndirimbo, ariko umva nari mfite n'impano kandi n'ibyo naririmbaga nari mbifite, nanjye ndaririmba. Wari waranabibonye? Nari naranabibonye, ndavuga reka ndirimba izi ndirimbo. Mviyana ngenda ndirimba tutagamije inyungu, ari indirimbo zo kwibuka. Rero ni ibintu bikuzamo, nuko biba bikurimo, kandi izi ndirimbo kuzikora bisaba kwitwararika, kuba utakomeretsa uwarokotse, kuba utakomeretsa ubwo bumwe bw'Abanyarwanda, kuba utakomeretsa uwo utarayibonye. Ni indirimbo bisaba kwitondera ko kuririmba. Senderi, wenda tugana no ku musozo, ni ubuhe butumwa cyangwa se burabanza umbwire wenda nk'uruhare ubona abahanzi bagira mu gukumira no kwirinda ko jenoside yakorewe abatutsi yazongera kuba? Uruhare rw'umuhanzi ni uko abahanzi ndabashimira cyane, kandi nanjye ndishimira cyane kuba hari umusanzu natanze mu gihe nari mfite ubwo bushobozi bwo kuririmba izo ndirimbo zigahoza uwacitse ku icumu, biciye mu majwi, biciye mu mashusho. Na bagenzi banjye nasanze babikora kandi n'ubu barabikora, ndetse n'abandi baje nyuma yanjye usangamo nka ba Bonome, ba Grace n'abandi bantu hagiye mvuga amazina yenda uretse ko abanyavuze, nuko abo mvuze abenshi tubana muri group muri miliyoni yitwa Igihango. Abenshi duhurira mu ndirimbo zo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Igihango ijyamo abahanzi baririmba indirimbo zo kwibuka, ntabwo ari turimita, n'abandi baraza. Upfa ko ufite izo ndirimbo zo kwibuka mu by'ukuri zifasha Abanyarwanda, zirimo message ihumuriza, zirimo message yubaka Abanyarwanda. Rero ndabashimira nabo. Ikindi ni uko aho nasoreza message yanjye nabwira urubyiruko kurinda ibyagezweho, nabwira itangazamakuru gukora inkuru nziza zihumuriza Abanyarwanda, none byagiye kwacitse ku icumu zikamuhumuriza cyane kubera ko yarakomeretse. Rero ingengabitekerezo mu bice bimwe by'igihugu usanga hari abantu bagifite ingengabitekerezo ni bake. Ese ubwo uhuye nk'umuntu ufite ingengabitekerezo ngenda murwanya, mugenere message? Ngenda kuri mugenera ndakurwanya cyane. Ufite ingengabitekerezo ndakurwanya cyane nivuye inyuma, ndakurwanya kuko ntabwo nategeje uzongera untemesha iryo jambo, ndagusubiza kandi ndanakurwanya. Ni ngomba kukurwanya cyane ufite ingengabitekerezo, mu nzira yo kugusubiza mu ndirimbo, mu nzira yo kukurwanya
mu buryo ushobora kuzuma ubwo ari bwo bwose. Rero nta muntu ntuzongera kongera gutega ijosi ugira kirikiri, ntabwo bishoboka ngo utege ijosi umuntu aza gutema, ntabwo bishoboka. Genda kwigisha nkakubwira indirimbo zihumuriza ibyo u Rwanda rwagezeho, zimubwira indirimbo tugomba kubirinda tukabyongera vuba tujyane mu mujyi umwe. Wireba umukecuru ufite imyaka 50 ngo ugende umwice, kwandika impapuro zikanga urubyiruko rw'uyu munsi rwahugutse rwize, igihugu cyashyizemo ingufu zose kugira ngo zigishe rwa rubyiruko ruve ku ishyiga rujye mu nzira imwe, rwubaka imihanda. Rubonye muri covid urubyiruko ruri imbere, wabonye amasuka akorwa n'urubyiruko, ubuyobozi bwiza bashyizemo urubyiruko. Uze gusenya ibyo bintu abantu bagezeho, rero nguzanye ingengabitekerezo ngo tuzatema tuzabica, ugafata umukecuru ugashaka. Hari umukecuru numvishije bishe nimba ari muri Bugesera, abo n'umwe ufite ingengabitekerezo, ariko abo bazashira n'igihe. Ariko urubyiruko rw'uyu munsi rufite uburere bwubatswemo n'igihugu kandi neza. Ntabwo uwo nguwo uca mu jisho ubuyobozi akica umubyeyi nk'uwo, ntabwo ari benshi. Ariko uyu munsi hari mesaje nziza igihugu gifite, ntabwo bizasubira. Iyo mesaje nabwira urubyiruko ni ukurinda ibyagezweho, kandi ngiye mesaje nagera ufite ingengabitekerezo yenda kurwanya cyane. Senderi, reka ngushimire, gusa ubaye hari n'ikindi kintu wagenera inkotanyi. Ndashimira inkotanyi zaduhaye ubuzima, ndashimira inkotanyi zaduhaye icyizere, ndashimira itangazamakuru. Byose nagezeho nuko hari itangazamakuru hafi yanjye rikamenyekanisha, ariko mu buryo bwiza. Ndabashimira cyane. Rero ndabwira abarokotse ngo muhumure, igihugu kirahari, ubuyobozi bwiza burahari, icyerekezo cyiza kirahari, urubyiruko, igihugu kiri mu biganza byanyu byiza mwahakuriyemo by'igihugu, mwakuriye mu biganza byiza bya RPF Inkotanyi. Ni murindi byagezweho. Murakoze cyane. Senderi, reka ngushimire rero, ngira ngo murabyumvishe ndetse muranabyiboneye. Ikiganiro kigufi kirimo ubutumwa bwiza kandi ubutumwa butarambirana, ubutumwa bwo gufasha njyewe nawe, urubyiruko, abanduta, abonduta muri iki gihe cyo kwibuka. Turi mu cyumweru cy'icyunamo, gusa igihe cyo kwibuka ni iminsi 100 ndetse izakomeza guhera uyu munsi kugeza n'ubundi iyo minsi 100 irangiye. Ndagushimiye cyane rero nimba wakurikiye ikiganiro cyose, nizere ko hari ubutumwa uwakuyemo, hari inyigisho Senderi atwigishije twebwe mu rubyiruko, ndetse anaduhuguye ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Senderi, ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha, dukomeze twibuke twiyubaka. Amazina yanjye nitwa Uwababyeyi Sonia Lola. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi twibuke twiyubaka.